Muy buenas tardes. Mwiriweho mwebwe mwese abakurikiranye binyure ku cyogajuru Amazonas ndetse no ku cyogajuru Outersat 8 aho muri mu bihugu bitandukanye ndetse naho missionnaire Miguel Bermudez Marinuri icyama Imana ikagumugisha mu buryo bukomeye cyane. Imana bo mugisha mwese. Uyu munsi kwa gatanu tariki 14 z'ukwa kabiri uyu mwaka wa 2025 dufite umutwe w'isomo ugira uti ukugendererwa kwa Elohim agendera urubyaro rwa Aburahamu n'intego yuko kugendererwa bwabwirijwe tariki 27 z'ukwa 9 2010 Torreón Coahuila Mexico. Mwene data Dr. William Soto Santiago ngaho yakoresha icyanditswe cyo mu itangiro 18 uhereye ku murongo wa 1 ukageza kwa 33. Reka turebe muri Luka ibice 7 uhereye ku murongo wa 11 ugakomeza ariho hatubwira que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Bukeye ajya mu mudugudu witwaga Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Noneho ndagira mwibuke ibyo yatwandikiye mu cyanditswe cyo muri Yohana ibice 5 umurongo wa 25 uhereye agakomeza muri zino nyigisho za Bibiliya kuri uno mugabane w'icyanditswe, aho yavuze ati nukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasoye ubwo abapfa bumva bazumva ijwi ry'umwana w'Imana. Yandika wari ngo mu mubiri wa kimuntu, no kuvuga ngo ni muri kino gihe cya nyuma, muri uku kugendererwa na Elohim ku rubyaro rw'ibwami rwa Aburahamu mu kwizera, hagendewe ku kwizera. Aho niho umwana w'umuntu azaba arimo avuga rya jwi ritanga umuzuko, nuko hamwe n'iryo jwi ry'umuzuko bityo hazabasha kubaho umuzuko ndetse no guhindurwa kwacu. Akomeje atubwira kuko ndagira ngo mwumve aho ngaho hari ijwi ry'umuzuko ryari muri Yesu. Yegera ikiriba gikoraho, abakikore barahagaragara ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Urumva ukuri nako nanone azazana bari muri dimansiyo ya 6. Branham yaravuze ati tuzaza twambaye imibiri nuko tuzarya. Rero ahangaha hari ibyo yatangiye avuga byerekana ko ari igihamya yuko yari amaze kuzuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina, bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Ukugendererwa na Elohim agendera urubyaro rwa Aburahamu ndetse n'intego y'uko kugendererwa. Ukugendererwa na Elohim agendera urubyaro rwa Aburahamu ndetse n'intego y'uko kugendererwa. Mwakwicara nyamuneka. Mu butumwa bwitwa ngo ijambo rihawe ubuzima ry'Imana, ni ubutumwa bwabwirijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 1989 ikaye Puerto Rico. Dr. William Soto Santiago aratubwira ati nicyo gituma Paulo yavuze ati muri Timoteyo wa mbere 3:16 ati nukuri ko kubwira ubw'Imana burakomeye cyane. Imana kwihishura mu biro wa kimuntu. Ndetse no muhanuzi Yesaya iravuga ngo urya mwana uzavuka azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe yambaye umubiri wa kimuntu. Nicyo cyatumye Yesu yashoboraga kuvuga ati mbere yuko Aburahamu abaho ndiho. Ndetse akanavuga ati Aburahamu yifuje kubona umunsi wanjye, aho ubonye aranezerwa.
ni gute aburahamu yabashije kubona yesu? Aburahamu yabashe kubona yesu ubwo yesu na bugingo n'ubwo yabaga atarambara umubiri wa kimuntu, ubwo yari mu mubiri we wa teofaniya. Ubwo Imana yari muri teofaniya yabonekeye Aburahamu nka Elohim, imubonekera nka Melkisedeki. Mu butumwa ubwo mwene data Branham yatubwirije, maze abwita ati ni ubutumwa buraha bwitwa ukurondora ukamenya umubiri w'umwami. Urupapuro rwa 17 aratubwiraho Revera William Branham, marayika w'Imana waje harya i Sodoma yaje afite isezerano. Nimwibuke ni wa mumarayika umwe waje, mwese murabizi ko yari Imana, ntabwo wari umubiri, kuko umubiri wari umukungugu. Yewe ibingibi nigeze kubibwira umuntu ntabwo ashize igihe kirekire yuko irya yari Imana. Arambwira ati mukuba umukozi w'Imana cyangwa se mwene data Branham wibwira yuko uriya mugabo yari Imana? Ndamubwira nti ko kuriya mugabo yari Imana. Aburahamu yavuze ko yari Imana, yamwise Elohim. Ibyo bivuze ko ari Imana ishobora byose, we n'abamarayika babiri. Hare yandikaho ngo Elohim amanuka i Sodomo. Akomeje avuga ati ni byiza. Ese wibwira yuko yabaye mu mubiri koko? Ndamubwira ni yego, ibyo biroroheje cyane. Twebwe twaremwe mu maelema 16: peterole, umucyo, ibyaremwe calcium, potassium n'ibindi bindi. Imana mu buryo bworoheje yafashe agapfunsi kuzuye gusa. Mwene data Branham awuha umucyo mwinshi cyane yerekana uburyo Imana yahuje umwuka w'ubugingo. No kuvuga ngo ni umwedita wishyize ariko Branham abigenje, aravuga ni kuvuga ngo nuguhuha umwuka, mbese yagaragazaga. Aravuga ati Gabriel injiramo hariya, nawe Mikayeli injiramo hariya, ndetse awuha n'undi mwuka w'ubwayo wayo ubwayo. Nuko ndareba ibya Sodoma bimaze kwaguka, bimaze kuba ibindi, reka tumanuke tujye kureba, reka twigireyo ubwacu. Aburahamu n'abandi barimo babwiriza, reka tugende turebe. Nuko aho niho yanditse ngo Imana yambaye umubiri hamwe na Gaburiyeli ndetse na Mikayeli. Nukuvuga ngo Elohim akabago Imana mu mubiri wa kimuntu, Imana mu mubiri wa kimuntu hamwe na Gaburiyeli na Mikayeli. Elohim akitso mu mubiri Gaburiyeli na Mikayeli. Ni inyandiko yashyize hariya. Rero aha mwene data William akomeza atubwira, ubwo Imana yagaragariraga Aburahamu yamugaragariye nka Elohim, nka Melkisedeki. Irya ari Imana muri teofaniya mu mubiri wa kimarayika, umwami Yesu Kristo mu mubiri wa kimarayika teofaniya. Mbere yuko aza kuza kuri uno mubumbe w'isi mu mubiri wa kimuntu, ari wo wateganyijwe n'Imana muri gahunda yayo kugira ngo Imana izagire uwo mubiri wa kimuntu wateganyijwe n'Imana. Mbere yuko ibyo bisohora hagaragaye Emmanuel, Imana hagati y'ibiremwa abantu yambaye umubiri wa kimuntu. Uwo ni Yesu w'i Nazareti. Abantu benshi na bugingo n'ubu ntabwo baragasobanukirwa ububwira ubuhambaye bw'Imana mu mubiri wa kimuntu, ariko ubwo nibwo bwira bukomeye cyane bwo kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu. Ubwo nibwo bwira bukomeye cyane bw'ubucunguzi bw'ibiremwa abantu mu maraso y'umwami Yesu Kristo. Twarizeye nuko ducungurwa n'amaraso y'Imana yigaragarije mu mubiri wa kimuntu. Ni amaraso y'igiciro ya Kristo, amaraso ya kimana. Ubwo nibwo bwira buhambaye cyane, nk'uko Pawulo yavuze. Ubwo nibwo bwira buhambaye bw'ubumana, kimwe nuko ubu ari nabwo bwira bukomeye cyane bwa kimana muri kino gihe cya nyuma. Mwumve muri buno butumwa buvuga ngo ukwemeza ijambo ryayo ko ari iry'ukuri. Aho ngaho aratubwira Revera William Branham, urupapuro rwa 26 aragira ati, atubwira
nuko rero mwitegereze murebe umwanya twebwe twisanzemo. Isi iri muri ino mibereho imeze kimwe n'iyi Sodoma. Noneho mwumve neza uko byari bimeze. Harya hari umuntu muri kirya gihe wari utegereze umwana w'isezerano ko avuka, Aburahamu na Sara. Bo bari bategereje umwana w'isezerano mu itsinda rya Aburahamu. Bo ntabwo bari i Sodoma. Ibi ni iby'ingenzi cyane kubera yuko mu rubyaro rw'ibwami rwa Aburahamu, aho ngaho niho umwana w'isezerano yagombaga kuvukira. Ntabwo yari buvukire mu madini, ni ukuvuga ngo hari i Sodoma. Bo ntabwo bari i Sodoma, ariko neza muri cya gihe cy'igice cya nyuma cy'ibikorwa bigaragaza iyo evenema, mbere ko haza urya mwana w'isezerano, habonetse abagabo batatu bavuye mu ijuru. Umumarayika, ni ukuvuga ngo ni abamarayika babiri n'Imana. Ku ruhande rw'iburyo yandikaho ngo Gaburiyeli na Mikayeli. Barimanukiye nuko bavugana na Aburahamu harya munsi y'igiti. Ibyo si ukuri? Abo babiri muri bo bajya i Sodoma, nuko bajya kurwanya icyaha cyari kizonzomorwa. Neza ibyo byabaye mbere y'uko hatwikwa abanyamahanga muri kirya gihe. Sodoma yose yararimbaguritse muri kirya gihe. Havanweyo bangahe? Ni Loti n'abakobwa be babiri. Umugore we ntabwo yabashije kubikora, we yarahindukiye. Murebe ukuri nk'uko benshi basubira inyuma, ntibakomeze gukataza imbere, bahanze amaso gusohora kw'iby'Imana yavuze binyure mu bahanuzi bayo. Ibi bimeze kimwe nko mu gihe cya Revera William Branham. Imana yajyanye Revera William Branham, murebe benshi bahindukiye inyuma bamutegereza kugira ngo agaruke. Kandi na bugingo n'ubu hari cyari abikiri mutegereje ngo agaruke asohoze ibyo kuri bo bavuga ko yavuze mu butumwa bwe, kuko ubutumwa yatuzaniye hari ahantu hatubwira ngo yagombaga kugendera muri ino nzira y'ubukozi. Urumva, inzira y'ubukozi bwa Eliya ku nshuro ya 5, kubera yuko agendera muri iyo nzira yigendeyemo mu nshuro ya 4. Noneho ndagira ngo mwumve ahangaha benshi bafashe ibyo ngibyo batekereza ko we azongera kugaruka. Uko ni nako byagenze no muri kino gihe cyacu. Benshi basigaye inyuma, batangira guhindukira inyuma, bategereza yuko mwene data William Santiago agaruka kugira ngo asohoze ibyo yari yaravuze, ibyo yahanuye yuko bizaba ari kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be. Uriya marayika wari utandukanye n'abandi mu bukozi bwo mu ihema, arimo azana kwizera ko kuzamurwa. Bakaba bamutegereje, n'itsinda rimutegereje kugira ngo asohoze iryo sezerano. Ariko urubyaro nyakuri rwa Aburahamu muri kino gihe cya nyuma, bo barabizi yuko Dr. William Santiago azagaruka, ndetse na Revera William Branham nabo bose bagiye bazagaruka. Ariko munsi y'ubukozi bwo mu ihema, aho niho Imana muri kino gihe cya nyuma irimo itangira kwizera ko kuzamurwa ku rubyaro nyakuri rwa Aburahamu, kugira ngo babashe kubona abandi bagiye kuzuka. Kuko bitabaye ibyo ntabwo bazabasha kubona babandi bagiye kuzuka, kubera yuko ririya tsinda ryasubiye inyuma, ryahindukiye inyuma, ntabwo rizagira kwizera ko kuzamurwa. Kandi kwizera ko kuzamurwa kuri mu guhinda kw'inkuba. Kandi William atubwira ko guhinda kw'inkuba kuzatangirwa mu gusora kwerekwa ry'ihema. Aho ngaho niho hazatangirira ubwo bukozi bwa Mesiya. Muri ubwo bukozi bw'ikimenyetso cya 7 aribwo butuzanira kwizera ko kuzamurwa kwitorera umugeni. Rero kubw'iyo mpamvu ntabwo dukwiye guhindukira ngo turebe kuri bya bimasa by'izahabu nk'uko byagenze harya mu gihe cya Yeroboamu na
Yerobowamu ubwo Yerobowamu yashingaga ibimasa bibiri by'izahabu kugira ngo abantu batazajya gushaka Imana i Yerusalemu. Bakavuga bati reka hano tuhashyire amatsinda amwe runaka tubafungurira ahantu habo, amatsinda atazamuka akajya mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka, bagashyiraho uburyo butuma abantu babahindurira aho bari bahanze amaso bakareba kuri biriya bimasa by'izahabu, ntibareba aho Imana yavuze yuko abantu bakwiye guhanga amaso. Aribyo byari byarashyizweho, byari mu mbabare mwihangane, aribyo byari byarashyizweho yuko abantu bakwiye guhanga amaso y'ema Grand Karpa Cathedrali n'ubukozi Imana izaba irimo ikoresha aho ngaho, kugeza no ku ndirimbo k'abantu bakwiye kuzikurikira. Ariko buri gihe umwanzi w'Imana Sekibi ajya agerageza ko Imana itasohoza amasezerano yayo, ndetse akagerageza kuyobya abantu aho bari bahanze amaso. Akoresha iki? Akoresha ibikoresho bye, kuko kimwe n'uko Imana ikoresha ibiremwa abantu nk'ibikoresho byayo, umwanzi w'Imana ari we Sekibi nawe akoresha ibikoresho bye. Rero abaminisitiri bemera gukoreshwa aho ngaho ni Sekibi ukora umurimo we. Nanone ibyo twagiye tubibona mu bisekuru byose, mu madispensation yose, mu bihe byose. Buri gihe nuko bimera, Satani ajya agerageza gukora uburyo ki bwatuma umurimo w'Imana udasohora. Noneho hano bakomeje batubwira mbega ukuntu nakifuje kugira igihe cyo kubereka ibi ngibi uyu mwanya aho urusengero ruhagaze n'uyu mwanya. Ngiye ndifuza ko mutega amaso hano mukareba, hari umugabo wasigaye arimo avugana na Aburahamu, nuko amwereka ikimenyetso, yereka ikimenyetso Aburahamu yari yarabonye Imana mu bimenyetso byinshi cyane. Ibyo turabyizera siko biri, yego, mbere yuko wa mwana aza wisezerano. Ariko noneho mbere ko umwana yigaragaza yahawe ikimenyetso, kubera ko umwana by'ukuri, umwana nyakuri yagomba kuba umwana w'Imana binyuriye mu kwizera kwa Aburahamu, uwo yari Yesu. Rero twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu, abapfuye muri Kristo ni urubyaro rwa Aburahamu. Noneho ndagira mwumve neza mbere yuko ibyo biba, mbere yuko hashyika wa mwana, uyu nguyu wari wasigaye hari arimo avugana na Aburahamu, yari ateye ibitugu ihema. Nuko aravuga ati Aburahamu, urumva ni kuri wari umunsi ubanziriza. Murebe, yari Aburahamu, aravuga ati Aburahamu, umugore wawe ari he? Sara. Ntabwo ari Sarayi, ahubwo ni Sara. Sara igikomangomakazi. Umugore wawe ari hehe? Aravuga ati ari mu ihema riri inyuma yawe. Yandikaho ngo ihema, hari inyuma y'ihema yandikaho ngo ihema Karpa. Noneho ndagira umwumve ngo nihe itorero ry'umugeni rikwiye kuba riri muri kino gihe cya nyuma, ubwo urya mwana w'ijambo, umwana wasezeranijwe agiye kuba avuka. Umugeni akwiye kuba ashyirwa mu ihema Grand Karpa Cathedrali. Mwumve aho nanone mu buryo bwo mwuka agomba kuba ari muri Yerusalemu yo mu mwuka, ashyizwe hariya kugira ngo urya mwana jambo abashe kuvuka. Ni ukuvuga ngo avukiye aho muri iryo hema, muri la Karpa, mu ihema. Itorero umugeni agomba kuba, ndetse akwiye kuba ari ahantu hanyaho kugira ngo abashe kwakira iryo sezerano. Kandi Imana yashyize, nagira mwumve, uhere mu gihe cya Pawulo ukagera muri kino gihe cyacu, hagiye hakorwa buri kimwe kugeza ubwo uriya mugeni ashyirwa, itorero umugeni ashyirwa mu ihema. Nuko aravuga ari inyuma y'ihema riri inyuma yawe. Nuko aravuga ati ngiye kugusura, wibuke isezerano nagusezeranije. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo mu gihe cy'ubuzima Sara azongera kujya muri ya sikre isanzwe yo kuba yasama, yagira ubuzima muri we. Noneho hano mwumvuka akomeje atubwira muri bino butumwa, ubutumwa bwitwa kumva ndetse ukanamenya ukanakora. Revera William Branham aragira ati nukuri umutega amatwi kandi mwitonze cyane mu gihe turi muri ibi ngibi, murebe neza ubu bwoko bw'iki kimenyetso Aburahamu n'umuryango we bakiriye. Bo bakiriye ikidasanzwe,
icy'indengakamere. Aburahamu ni gute yamenye yuko yari we Aburahamu? Ati umugore wawe Sara ari he? Ni gute yari abizi yuko yashatse akaba afite umugore witwa Sara? We ari mu ihema, niko Aburahamu yasubije. Rero umugabo wari wicaye hariya yarimo yirira inyama, anywa amata, yandikaho ngo Melikisedeki. Arimo arya umutsima w'ibigori, aravuga ati Sara umugore wawe ari he? Icyubahiro kibi cy'Imana. Umugore wawe ari he Sara? Yabashije kumenya ate icyo kintu? Ni gute we yabashije kubimenya? Mu bitekerezeho wowe shyanga ryo mu mwuka, wemere yinjire muri wowe. Ni gute ibyo yabimenye? Ubwo yari umuntu uturutse hanze wuzuye umukungugu ku myambaro ye. Ubwo Aburahamu yavugaga ngo ari mu ihema riri inyuma yawe, aravuga ati njyewe ubwanjye, njyewe muri prono personnel ye bwite, yandika ngo yahewe he. Uyu mugabo yari Imana irimo yigaragaza yimenyekanisha ubwayo mu mubiri wa kimuntu. Iyo Mana Aburahamu yayise Elohim, yandika ngo ukugendererwa. Njyewe ngiye kukwisurira, ngiye kurinda isezerano ryanjye, kandi mu gihe cy'ubuzima cyo gusama nzagusura. Yongera kwandika ngo nzakwisura cyangwa nzakugenderera, nzaguha wa mwana nakubwiye. Nuko Aburahamu mu myaka 100 na Sara mu myaka 90. Reka turebe hano undi mugabane uvuga kuri ibyo, utubwira nanone ku byerekeranye n'iki cyanditswe. Mwumve ubutumwa bwitwa ngo Uwiteka azirongera, ku rupapuro rwa 20, aho Revera William Branham naho aratubwira ati ariko Imana yasezeranije Aburahamu nawe arabyizera. Ntabwo yigeze avuga ati Mana none si bizagenda bite, ahubwo yaravuze ngo ni byiza Mana ngenda byizeye. Ahangaha tubasha kubona ajya mu rugo rwe akabwira umugore we ati Sara reka dutangire tugure utwenda, tugure utw'umwana twamushyiramo yaryamamo, tugure n'udukweto, tujye kubyara umwana w'umuhungu. Ho mwami wanjye, mu iminsi 30 ya mbere biratambutse. Aho yandikaho ngo Sarayi yari afite imyaka 65 cyangwa se wenda irengaho gatoya. Ndashaka kuvuga ngo iminsi 30 ya mbere iciyeho, yandikaho ngo iminsi 28 banza. Aho ngashyira mu ruziga 28. Nuko arabaza ati mukundwa uriyumva ute? Nta tandukanirizo uragira mu buzima bwawe? Nawe arasubiza nta tandukanirizo. Murabona Imana igomba kubikora mu buryo bwo aribwo bwose. Ubizi ute? Imana yarabivuze mbere gato. Aravuga ngo ukundi kwezi gucaho, Sara mukundwa uriyumva ute noneho? Indi minsi 28 iratambutse, urumva umeze ute? Bimeze kwa kundi mukundwa. Icyubahiro cy'Imana igitangaza, amezi 2 arenzeho. Wenda niba bitabaye muri ayo mezi 2 biraho mu kundi kwezi hacamo umwaka. Twadukwe turicyatubitse, yego mugabo wanjye nicyatubitse hariya, tugiye kuzabyara umwana w'umuhungu. Ni gute ubizi kuzamubyara? Imana yarabivuze, yarabyimitse, bigomba kubaho. Imana yarabivuze ko bizabaho. Aho ngaho ashyira mu rusigo. Aho ngaho niyo yanditse ibyo twasomye hariya. Nanone avuga ngo yanditseho hariya ngo Imana yimuye Revera William Branham imujyana mu hazaza, nuko abona ikintu cyari cyaramaze, ni ikintu cyari kimaze kumenyerwa, cyari cyarasojwe, kimaze igihe kirekire kiba. Uko ni nako ibyiyerekwa ry'ihema byimitswe byamenyerewe. None ndagira mwumve, Imana yimuye Revera William Branham imuzana muri kino gihe, abasha kubona ibintu byari bimaze kumenyerwa hagati y'abantu. Rero twebwe turi abanyamahirwe bakomeye cyane, kuko turimo twibonera uburyo ki byose birimo bigenda bimenyerwa mu gusohora kw'iyerekwa ry'ihema, bikagenda birimo biba mu buryo bw'uruhererekane. Aho Imana irimo igenda ibanza kuduha mbere na mbere igikomeye, ariko uguhishurirwa, ukwizera ko kuzamurwa, nuko nyuma bizagenda byongera. Mwumve kuko Revera William Branham ubwo yajyanwaga hariya yavuze yuko harya ahantu hari huzuye. No kuvuga ngo umurongo yabonye
abona baretera umurongo baragiye barenga imbuga barenga kure urumva hari umurongo utagira ugarukira bitewe n'ubwinshi bw'abantu bari hariya bari munsi ya buriya bukozi kandi aha mwibuke ko gukura kwa gatatu kugenewe umugeni kukagenerwa abapfapfa ndetse kukagenerwa n'abarimbutse ndetse n'ibihumbi 142 urumva kugenewe abantu bose muri rusange ariko bitangira mu buryo bw'uruhererekane bigatangira na mbere n'umugeni kabone n'ubwo mimbere aho mu mugeni harimo n'abari b'abapfapfa ndetse harimo n'abigira bizera aho ngaho nanone aribo na bugingo n'ubakihishamo aho ngaho bagishaka bakirebuzwa aho ngaho mwene to William akomeje avuga yandikaho ngo uko niko bizagenda kuko ari iyerekwa ryerekanye byabonwe mu isi itagaragara kandi bigomba kugaragazwa ni ukuvuga ngo ibyo ntabwo ari ibintu ushobora guhimbahimba ahubwo ni ibintu biririyo by'ukuri kuko byamaze kubonwa muri iriya yerekwa aho mwene data Branham yajyanwe nukabona ibyaberaga aho byose rero hariya mwibuke ko hari mu gice cy'umusozo aho ibintu byose byari bimaze kugera ku musozo mbese twavuga nka gutyo mu gusora kwabyo ariko bigenda bitangira mu buryo bw'uruhererekane rero ndagira ngo mwumve uburyo Imana muri kino gihe cya nyuma irimo ikora irimo isoza ibyo yasezeranije Elohim Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli irimo igenderera ishyanga ryayo irimo isohoza ibyo yasezeranije hano akomeje atubwira ati nyuma y'uko imyaka 25 iciyeho Sara uriyumva ute ni kwa kundi none ndagira ngo mwumve mu 1977 muri icyo gihe mwene data Branham iyo tariki cyangwa se uwo mwaka yawushyizeho nuko avuga ko ahagana muri uwo mwaka cyari cyo gihe ubwo igisekuru cya 7 cyagomba kurangira cy'itorero aho avuga ko ariyo meruka ya buri kimwe ndetse no kwinjira mu ngoma y'imyaka 1000 wari wese ashobora kuvuga ati ariko ibyo ko bitasohoye da Imana ishimwe ko bitasohoye kuko nubwo hari hakibura itsinda rigomba kubarizwa mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka ahera cyane nuko icyo nicyo cy'ingenzi cyane rero aho ngaho nawe ubaze imyaka 25 kayongera aho ngaho mwasanga ko ibyo byakugeza 2 kabiri kimwe na none Imana igaragaza ayo matariki yose ikayamaterializa ikayagaragaza ikayasohoza mu buryo bwa none harya rero nibwo hatangiye ubukozi aho Imana yari ije gusoza ukuza kwa marayika wari utandukanye n'abandi hagati y'urubyaro rwa Aburahamu byoroshye cyane nka gutyo none hakomeje atubwira ati cyubahiro cy'Imana iki ni igitangaza iyi myaka 25 ikomeye cyane ntabwo yigeze ashidikanya ku isezerano ry'Imana yakomeje kwiringira ariko akomeza gushyiramo imbaraga yibanda ku ijambo ry'Imana ndetse afata ibintu uko biri kuko Imana ariko yabivuze Mana yanjye noneho mwumve mu butumwa bwitwa ngo Melkisedeki umwami w'amahoro bwabwirijwe itariki 11 z'ukwezi kwa 9 2016 ikaye Puerto Rico aho Dr. William Santiago aratubwira ati muri kino gihe cya nyuma dufite isezerano ryo kuza no kwigaragaza k'umwana w'umuntu uruhande rwa mbere igice cya mbere cyasoreye mu nteguza yo kuza kwa mbere kwa Kristo Revera William Branham kandi igice cya kabiri kizasohorezwa mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka hehe hazasorera umugabane wa kabiri ni mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka ndetse ni muri cya gihe aho Dr. William Santiago yavuze ati na bugingo n'ubu turi cyari muri dispensation y'ubuntu na bugingo n'ubu ntiharagatangira irya dispensation y'ubwami ndetse n'igisekuru cy'ibikomeza imfuruka
urumva yavuga ko twari tukibaye mu isobekerano. Akomeje avuga ati ukwigaragaza kwa Melkisedeki, umwami wo gukiranuka, umwami w'amahoro, umwami w'Isaremu cyangwa se Yerusalemu, uko azaba ari ukuza k'umwami ku itorero rye ku rusengero rwe rw'umwuka, ndetse rugizwe n'abizera Kristo bo mu bihembwe bitandukanye cyangwa se ibisekuru bitandukanye by'itorero. Nimwibuke yuko iryo sezerano ryari rigenewe gusa by'umwihariko rigenewe urubyaro rw'ibwami rw'Aburahamu. Rero ku yandi matsinda yandi ndagira mwumve nk'isodomo hari amadini, harya hose hararimbuwe, ariko aho Aburahamu yarari hari umugisha wo kugendererwa na Elohimu. Mwumve mu butumwa bwitwa ngo urubanza ruri mu rukiko ku rupapuro rwa 8. aho ngaho aratubwira ati nuko rero umuhamya urengera, yandikaho avoka hejuru, umuhamya urengera azamenya niba ari abizera cyangwa atari abizera, kubera yuko we niwe uha ubuzima isezerano. Yandikaho ngo urumva Espiritu Santo, umwuka wera ahesha ubuzima isezerano. Ni gute wowe ibyo uzabinyuramo? Umwuka wera agomba kuba abizi, kubera yuko niwe buzima buri mu ijambo, kandi uwo niwe uha ubuzima ijambo. Kimwe nuko umwuka uha ubuzima umubiri wawo, ni nako umubiri uhabwa ubuzima n'umwuka. Hatari umwuka umubiri wawe uraho udafite ingaruka. Umubiri upfuye buri umurambo, ijambo riba ripfuye ridafite umwuka. Hakenerwa umwuka kugira ngo ijambo rizanwe rihabwe ubuzima. Rero niwe uha ubuzima iryo jambo, kandi niwe muhamya urengera uwarezwe. Amen. Ibyo ngibyo ni gute uzabicamo? Njyewe ndashaka ko mumenya uru rukiko neza. Uyu nguyu niwe utanga ubuzima, uyu niwe uha ubuzima ijambo. Yandikaho inyuma yaho nanone ngo hakenerwa umwuka wera kugira ngo hahabwe ubuzima ku ijambo, ijambo rihabwa ubuzima. Ubutumwa bwazanywe n'integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami, ndetse n'inkuru nziza twahawe na Dr. William Santiago. Iyo nkuru nziza kuko yaravuze ngo hariya nko mu kwa 12 na 16 yaravuze ati njye sinsigara igihe kirekire. Aha ndagira mwumve neza, harya yari arimo abivuga mu buryo bweruye neza, ndetse yari arimo atugaragariza yuko we yari mesaje wo kuzana inkuru nziza ku itorero ngo ritegurirwe kwakira uriya mwana w'isezerano. Aravuga ati ubu mfite imyaka 76, nta gihe kirekire nsigaranye hano ku isi. Natumwe ntudutse mu kugaragara kw'Imana kugira ngo ntange aya makuru meza y'inkuru nziza. Nkimara kuyitanga ako kanya mpita ngenda vuba vuba. Uwo ni wari wo murimo wa Dr. William Santiago. Aha ndagira mu byumve neza, Imana ijyanye mesaje intumwa. Aho ntabwo dushobora kuvuga tuti Imana irangije gahunda yayo. Oya, ihagurutse undi mesaje kugeza ubwo hageze wa undi wa nyuma, nuko hamwe n'uwo wa nyuma akaba ari we uwo wa nyuma ubusigaye, akaba ari ukomeza kugeza ubwo asojwe byose bijyanye n'ibyo gukorera hano ku isi. Ariko nyuma hamwe n'icyo gikoresho nicyo gikora mu ngoma y'imyaka 1000 no mu iteka ryose. Uwo ni we mesaje w'ikinyejana cya 20, 20, ndetse naho ugakomeza. Mwibuke burya butumwa yavuze aho ngaho yararimo avuga twereka tugaragariza ibizakorwa n'uwo mesaje wa nyuma. Kubera icyo bitasoreye kuri Reverend William Branham, yaragiye ntabwo ari we. Kuki bitasoreye kuri William Santiago, nawe yaragiye ntabwo yari we. Rero agomba kuba ari mesaje muzimuriho hagati y'itorero. Uwo nguwo niwe wenyine muri icyo gihe. Urumva igihe gusa azamara atari mu itorero ni iminsi 3 n'igice yonyine, abandi bo bamaze igihe kirekire. Rero kubw'iyo mpamvu by'umujyumwe ibyo bigaragaza yuko batasoje iryo sezerano, ibyo byanditswe. Urugero nk'ibyahishuwe 11, kuko uyu mubiri wa kimuntu, uyu nguyu niwo burya Imana yagiye ikoresha muri dispensation no mu bisekuru. Burya Imana yakoraga mu mubiri wa kimuntu. Rero bo mu kugaruka bazagaruka bafite umubiri w'ubwiza w'iteka, kandi aho mu minsi 30 na 40 ubwo nibwo
tuzanyeganyeza iyi si nyuma tuvaha tujya mu birori by'uko umwana w'intama. Ariko aho byose bizaba byamaze kurangira, umuzuko numara kuba hazaba hamaze kurangira wa murimo urya marayika wari utandukanye n'abandi mu kugenderera urubyaro rw'Aburahamu rw'ibwami rw'Aburahamu azaba arimo akora atanga kwizera ko kuzamurwa ku itorero umugeni. Nyuma y'uko habaye umuzuko nta kwizera ko kuzamurwa umuntu azaba akeneye kwakira. Kwizera ko kuzamurwa kurimo gutanga ubu ngubu. Ubu kera turimo twakira kwizera ko kuzamurwa. Mbere twashoboraga kumva mu butumwa bwa mwene data Dr. William Santiago aho yavugaga ati mu ihema niho hazaba hatangirwa kwizera ko kuzamurwa, niho ugwinda kurindwi ko kuzumvikanisha amajwi yabo. Ariko ubu kera umwuka wera yambaye umubiri muri kino gihe cya nyuma, kandi uwo niwo mwuka wera uri hagati y'itorero kugira ngo abahe ubuzima, aho ijambo ubuzima nk'uko hari yatubwiye. Uwo ni umwuka wera. Umwuka wera ni ukuvuga ngo umwuka wera niwo uha agaciro cyangwa niwo ubuzima isezerano. Ni ukuvuga ngo hari hakenewe umwuka wera wambara umubiri kugira ngo iryo sezerano rihabwe ubuzima, rihabwe agaciro. Ariryo ryatanzwe n'abahanuzi nka Pawulo n'abamarayika barindwi ba mesaje na Reverend William Branham, aho yavuze ati umwuka wera dufite uri hagati yacu ubu ngubu mu buryo bw'umwuka wera naba yambaye umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, nibwo tuzamwambika ikamba nk'umwami w'abamutwara abatware. Kandi ubwo nibwo bubyutse bwa nyuma, aho yavugiye ati na bugingo n'ubu ntiturakagira ububyutse. Mwumva impamvu y'ibyo ni uko ububyutse bwagomba kuzanwa no guhinda kw'inkuba. Rero kugira ngo iryo sezerano rihinduke ukuri, hakenewe ko umwuka wera uza kugira ngo urihe ubuzima, urihe agaciro, uha agaciro iryo sezerano. Murumva ukuntu byose byoroheje? Rero hano mwene data William akomeje atubwira itorero rizakira imigabane ibiri muri kino gihe cya nyuma. Ubu dufite umugabane wo kubatizwa mu mwuka wera wa mbere, ariwo wakirwa n'abizera muri Kristo. Nuko nyuma tuzagira umugabane wa kabiri, ahari ko guhabwa ubwiza gufatika, uguhindurwa kw'abariho ndetse n'umuzuko wapfuye bizera Kristo mu biriteke aho ubwiza ya gisore nk'umubiri wawo ubwiza ufitwe na Kristo umukiza wacu. Imbere gato muri ubwo butumwa bumwe aravuga ati kubw'iyo mpamvu hari amasezerano ahambaye muri kino gihe ko ayo Melikisedeki azasoza kuri uno munsi w'imperuka, ukwigaragaza kwa mbere k'umwana w'umuntu mu mbabazi. Reverend William Branham aravuga ngo uko kwarasohoye, nuko inshuro ikurikiraho azaba ari kubw'urubanza. Urumva ni mu rubanza, ni ukuvuga ngo azaza nk'umucamanza w'isi yose kugira ngo arekare amabo yacunguje amaraso y'igiciro, nuko avuga ibihano bigiye kuzira iyi si. Ibyo tubisanga hariya mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 24. Mwumve uko kwigaragaza kwa mbere kwabanje kubaho kwabereye muri Reverend Branham mu mbabazi. Rero uko kwigaragaza kundi aje nk'umucamanza, ntabwo ibyo byasoreye muri Dr. William Santiago na bugingo n'ubwaho twari tukiri mu mbabazi. Rero aho dushobora kwibaza ikibazo tukavuga tuti ese ni bukoze iki Dr. William Santiago yari afite, bwari bumaze iki? Rero ibi byose turimo tubibona hano ku rupapuro. Reka turebe hano ku rupapuro rw'183 ku rupapuro rwa 22, igika c'183 ku rupapuro rwa 22. Umwana w'umuntu ari kwishurira mu ijuru. Ese Branham hasagera ikindi gihe? Icyo gihe ntabwo nifuza ko ibi nabikora ku bwanjye muri kino cyumba muri iyo nama. Niringiye ko umwuka wera abaha kumenya ibyo ndimo mbabwira. Umwana w'umuntu yaje mu bwisa bwe, kandi yarishuye ubwe mu myaka myinshi ishize, yishuriye itorero mu mbabazi, arimo yigisha kugaragara kwayo gukomeye, akora bya bintu bimwe yakoraga ubwo yari hano ku isi, yishura ubwe nk'uko yabikoreye Aburahamu mbere yo kurimburwa. None yaje ubu mu mbabazi arihishura ubwe ku itorero. Baramusetse bamuha urw'amenyo. Ikindi gihe aho hashushanyeho ibuye risoza ritoya. Indi nshuro azihishura yandika ngo mu kuza kwa kabiri.
indi nshuro niyishura ubwe azaba ari kubw'urubanza rw'isi ndetse kandi amahanga no kubw'amahanga yibagiwe Imana akacumura akarenga umunsi w'ubuntu. Yandika ngo Eliya na Mose, ndetse anandika ngo dispensation ya kabiri umunsi wabo w'ubuntu. Urumva ni munsi ya dispensation y'ubuntu. Nuko hejuru yandikaho ibyanditswe 19 wera kuri 11 kaza kuri 21. No mwitegereje uku kwigaragaza uko mwene data Branham avuga, aravuga ati indi nshuro ikurikira uru rubanza, indi nshuro ikurikira ni urubanza, kandi iyo nshuro yindi ikurikira ni none mu bukozi buri mu ihema. Noneho akomeje atubwira aho mwene data William. Rero kubw'iyo mpamvu mu kugendererwa na Melkisedeki ku munsi w'imperuka hari imigisha ikomeye cyane igenewe abizera muri Kristo, ndetse aho hazanaboreka n'ibibazo byinshi, haba iby'ubuzima ku mubiri ndetse no hagati y'ibidukikije iby'isi. Hazabaho ibibazo muri kagahe kari hagati y'imyaka 3 n'igice kajyanye n'akaga gakomeye, ariko icyo gihe nanone kizwi nko gukura kwa gatatu, ubwo hazabaho kwigaragaza isi izabona nubwo atazaba ari kubw'imbabazi icyo gihe, ndetse n'abari b'abapfapfa bazabona uko kwigaragaza, ndetse n'itora umugeni w'umwami Yesu Kristo azagira uko kwigaragaza hagati muri we, kuko ibyo byose biba mbere yuko hatangira akaga gakomeye, ari cyo gihe kino turimo. Ukwigaragaza kwa Melkisedeki muri teofaniya yigaragaza binyuriye mu mubiri wa kimuntu, mu kwigaragaza k'umwana w'umuntu mu kuza kwe. Ni ukuvuga ngo ibyo dufite hagati yacu ni ikintu gihambaye gikomeye, ariko icyarimwe kinoroheje. Murebe, ntabwo hashoboraga kuboneka ikintu gikomeye cyaruta kuboneka kwa Elohimu, cyaruta kuboneka kwa Elohimu ari kumwe n'abamarayika be bakomeye Gaburiyeli na Mikayeli, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya. Niki twabivuga ibi? Twavuga ko uku ariko kuza kwa marayika wari utandukanye n'abandi, ukuza kw'ikimenyetso cya karindwi. Wari ufite ikimenyetso cya karindwi mu mubiri wa kimuntu agenderera urubyaro rw'ibwami rwa Aburahamu. Nicyo gituma uhereye kuri Paulo na Revera William Branham, muri abo bamesaje bose muri buri gisekuru habaga hatari habone kuruta Paulo. Paulo yari mesaje w'icyo gisekuru, ndetse uko nako byagenze kuri bamesaje bose. Muri Revera William Branham, mu gihe cya Revera William Branham, muri icyo gihe nta wigeze aboneka uruta Revera William Branham. Murebye ubwo yageragezaga gusobanura, yageze n'ubwo asobanura ugukura kwa mbere n'ukwa kabiri. Murebe, habayeho icyo gihe kwigana kwinshi, haboneka abantu bigana benshi, nuko abantu bafata abantu babahindurira aho barebaga barya abaminisitiri. Ibyo ngibyo byatumye abantu bahindukira bava aho barebaga bareba kuri bariya abantu. Rero icyo gihe bari bahamagariwe kumva ijwi rimwe gusa, ariryo ryari ijwi rya Revera William Branham. Rero murebye no mu gihe cya Dr. William Soto Santiago munsi y'ubukozi bwe, icyo gihe nabwo habaga hatari hakaboneka umuntu waruta buriya bukozi. Ariko murebye muri barya bamesaje bose, hageraga igihe ubwo Imana ibahamagara, hageze igihugu Imana ibahamagara bose baragenda. Abantu bari bahamagariwe gukurikira ukurikiyeho, bagahanga amaso intego, intambwe ikurikiraho y'Imana. Intambwe ikurikiraho y'Imana ni iyi, no gukomeza gukataza imbere, si uguhagama ahantu hamwe, kuko iby'icyo bizana ni idini. Muri kino gihe cya nyuma nta ukomeye waruta ukwigaragaza kwa Elohimu ari kumwe n'abamarayika be bakomeye Gaburiyeli na Mikayeli. Ni ukuvuga ngo hamwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo bukozi buri mu gusohora kwiyerekwa ry'ihema. Munsi y'ubwo bukozi bwo mu ihema nta wundi waruta ubwo bukozi. Nta muminisitiri n'umwe, nta mupasiteri n'umwe, nta mwene data n'umwe uri hejuru y'ubwo bukozi, kubera yuko muri buri gisekuru na buri dispensation Imana iyoborera mu muntu umwe wenyine. No muri kino gihe cya nyuma umwe rukumbi urimo uzana uguhishurirwa ukwizera ko kuzamurwa, asohoza ubuhanuzi, amasezerano ajyanye n'iki gihe, ni Umwuka Wera ukuri hagati y'itorero. Uwo nguwo ni urimo ubuzima. Iri jambo byoroshye cyane nk'uko. Noneho mwumve mu butumwa bwitwa ngo ubugingo bufungiwe mu nzu y'imbohe, ku rupapuro rwa 41. Aho muri ubwo butumwa aragira ati,
hari umukiranutsi umwe kandi niwe Kristo. Ni Kristo muzima utura muri umwe. Mwicumi aravuga ati uwo nzamubabarira, ariko uwo mesaje wa nyuma uzabwiriza kubwo kudacungurwa. Mu byanditswe yatubwira ko bitigeze biba, ariko mu gitondo cyakurikiyeho umuriro waguye uturuka mu ijuru. Neza ibyo byabaye nyuma y'uko amaze gukora mu bukozi bwe bw'ubuhanuzi, ubwo yavugaga ati ese kuki Sara asetse? Aravuga ati oya, ntabwo abikoze. Niko yasubije. Arasubiza ati oya, wasetse. Mwako kanya nyuma yaho nibwo yamanutse i Babironi, cyangwa se nashaka kuvuga i Sodoma, ariko ntabwo yasanze y'abantu 10. Umuriro warabagwiriye. Loti n'abakobwa be 2 bategekwa kuva uwo mwanya baragenda. Yagiye hariya, mwibuke yari mu nzira igana hariya. Nuko mbere yaho yari yaratumye ba mesaje, hariya yandika ngo Grand Robert Ola Robert. Urumva yatumye bari abantu mesaje 2 kugira ngo bajye kureba niba ariko biri. Nuko bahageze basanga abagore bisize amarangi mu maso. Ubutumwa bwabo ntibwabashije kubakiza, kubacungura. Nuko ibumoso yandika ngo Elohim amanuka i Sodoma. Bakoze iki? Bakobye ubutumwa. Nibyo bakora n'uyu munsi wa none. Baraseka bagakoba iby'Imana irimo ikora. Yaravuze ati mwebwe nimubona gutera buriya bukozi, kurwanya buriya bukozi, cyangwa se burwanya ihema, burwanya ugusora kwiyerekwa ry'ihema Grand Carpa Cathedrale, ndetse na gutera kurwanya ihema Grand Carpa Cathedrale, muzibuke tuzaba turi bugufi bwo gusohora k'ubuhanuzi bwose bubura gusohora nk'umuzuko ndetse no guhindurwa. Rero kubw'iyo mpamvu hazakomeza kugenda habonwa uko gutera guturuka no mu bantu b'imbere, abantu bo mu butumwa ubwabo, babandi basigaye inyuma batemeye uburyo bwaronswe n'Imana. Ariko muri iryo tsinda rizagenda ryaguka, kuko uko ni nako byagenze mu gihe cya Yesu. Murebe, hari 12 hagenda umwe, hasigara 11. Ariko umwe ntimwibwire ko yasigaye wenyine. Reka tuvuge ngo ntimwibwire ko yari we gatsinda gatoya muri urya mwanya. Kugarukiriza ubwo yari agatsinda gatoya, ariko nyuma yagarutse arimo yonona, akoresheje abo yagiye abwira ibintu birwanya Kristo n'abigishwa be. Atangira kubiba ubwo bumara bwe n'urwango mu bandi. Nuko nyuma abayobozi bose, aho buri muyobozi wese yabaga afite itsinda rye, nuko batangira ibyo byose kubivoma muri we. Nuko nyuma baza kugira igisirikare kinini, kuko yari ikigwari. Ntabwo yaje wenyine, yagiye gukusanya abantu amaze kugwiza umubare nyamwinshi. Nuko baza kurwanya ka gatsinda gatoya yasize hariya. Nuko rero senariyo yahise ihinduka. Wagiye ari agatsinda gatoya, none yagarutse ari umubare nyamwinshi urwanya rya tsinda ritoya ryasigaye. Kubw'iyo mpamvu muri kino gihe cya nyuma uko ni nako biri. Hasigaye itsinda ritoya hanze, mu bigaragara ko ari 2 cyangwa 3, ariko bazagenda bagura iryo tsinda ryongere, kuko nyuma abo nibo bazagaruka bagurisha ijambo nanone nihaza ryakandwa cya gihe cy'amakuba. Nuko biyunge, ayo matsinda yose yiyunga abitsinda rigari, nibajya kwisanga bazisanga bateka agatsinda gatoya, ari ryajanisha noneho rizaba ritoya kuruta babandi bazabasha. Mwumva, byose ni ibiba mu buryo bwa none. Murebe uburyo kibisohora mu buryo bwa none. Rero kubw'iyo mpamvu icy'ingenzi nuko mwe mumenya yuko mwebwe muri abo mwitorera umugeni, yuko mwebwe muri abo mwitsinda ryo mwihema, yuko mwebwe muri babandi bakurikiye amabwiriza y'urya marayika, ndetse ariyo mabwiriza yo kumvira, kugira ngo mubashe kwakira ijambo, mwakira ugwishurirwa, mwakira ububyutse, kwizera ko kuzamurwa. Naho ari hariya bakomeza kwakira urwo ruhuri
urumva abari hano bakomeza kugira ubwo byutse ukwizera ko guzamurwa bagahanga amaso ihema bagahanga amaso y'Immaculée Cathedrale bagahanga amaso Yerusalemu. Akomeje avuga ati bakoze iki? Bakobye ubutumwa n'uyu munsi bakora iki? Ni bya bindi bimwe. Bakavuga bati ngiye mbarizwa muri no assemblée, mbarizwa mu bumwe bw'Imana, ngiye mbyinira mu mwuka, kibero cy'Imana, mvuga indimi. Mukomeze mukataza imbere banca n'umutwe niba babishaka, ariko njye nzababwira bino na biriya. Bakavuga ati ngewe ntabwo nzabatizwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, sinitaye kuri ibyo. Aho ni muri kirya gihe. Reka tuvuge muri ubu ngubu, muri kino gihe ati ngewe ntabwo nitaye ku kuba nakomeza kwisiga amarangi cyangwa se kwiyambarira agapantaro cyangwa kuguma uko mbayeho. Byose ni muri kino gihe cya none. Ngewe ntabwo ndi bukora ibyo uriya muntu arimo mbwira. Ni bya bindi bimwe bigigarukamo bigisubiramo. Ikirenze kuri ibyo, Paulo, abantu baravugaga bati Paulo ngo yangaga abagore, niko bajya bavuga. Komeza ukataza imbere ibyo urimo mwe muri iyi minsi. Niba utarahinduka uzarenga nyirantarengwa, nuko ntabwo uzongera kugira icyifuzo cyo gukora ikintu gikwiriye. Mwumve ibyo mbabwira ubu. Ibi bene data n'abashiki banjye, ibi ngibi nibyo uzaryozwa mu byo wabwiwe. Wowe uzarenga nyirantarengwa, nuko ntabwo uzabasha kongera gukora igikwiriye. Kuko benshi baravuga bati ibyo vuga ni ibyaha kera, ubu turibohora, ubu dukora ibyo dushaka, dukora ibyo twiboneye. Ariko mwumve ibyo hano akomeje atubwira. Wowe uzakomeza wumva ubutumwa bwiza nibyo, ariko ntabwo uzigera ubwemera namba. Nuko utabasha kubwakira, utabwemera. Ubutumwa bwiza buzabwirizwa ba bandi bazimiye by'iteka, batazigera babasha gukizwa. Wowe ukaba uri aho hantu ariko ntubimenye, ukibwira yuko ubayeho mu buzima bwiza, ariko uri umurambo nubwo ukiri muzima. Rero ni ngombwa kwirinda, kuko ushobora kwisanga urimo wumva umuntu w'umurambo wapfuye mu buryo bw'umwuka, ukaba uri mutera ibitugu Elohim, umwuka wera wambaye umubiri. Mwumve neza, barya bose banze ubutumwa bw'igihe babanje kubwirizwa ubutumwa bwiza mbere y'uko barenga igihe cy'imbabazi. Yandika muri Ibyahishuwe 10 uhereye ku murongo wa 1 ukaza kwa 7. Harya Nowa ntabwo aguye, habayeho ubuhamya bw'Imana. Umuryango wafunzwe mu gihembwe cya 3, nuko hariya yandikaho Nowa urugi mu gisekuru cy'urukomeza ifuruka. Nyuma y'igihembwe cya 3 i Sodoma urugi rwarafunzwe, ntihongeye kubaho imbabazi. 10 ntabwo bahasanzwe. Abarimbutse batabashe gukizwa babwirijwe ubutumwa bwiza. Uko ni nako byagiye bikorwa mu bisekuru byose. Banga ubutumwa kujya mbere y'uko haza ibihano. Ubwo byongeye birakorwa bundi bushya, kuko murebe muri buri gisekuru hagiye habaho imbuzi binyure muri message. Imana nijya yohereza ibihano itabanje kuburira abantu. No muri kino gihe nuko biri. Ibyo birimo bigaragara ubwo inkingi y'umuriro yamanukaga harya kuri uriya mugezi. Yarimo igaragaza ubutumwa bukomeye cyane ku bagore bogosha imisatsi ndetse bakishyira mu mwanya badakwiye kuba barimo. Harimo hagaragara ubutumwa bucyaha bariya abaminisitiri bafata umwanya wo kurema idini mu cyimbo cyo kugumana n'ijambo. Aho harimo Imana irimo ibagaragariza uburyo ki ari abantu bakora ibintu bidakwiriye. Yari Imana. Rero hagiye kuza gukura kwa 3 bundi bushya ku barimbutse by'iteka. Yandikaho rango gukura kwa 3. None reka tujye ku rupapuro rwa 43 muri ubutumwa bumwe. Ubugingo bufunzwe mu nzu y'imbohe. Ku rupapuro rwa 44 munsi aragira ati Nowa yarinjiye nuko acaho iminsi 7, yandika ibisekuru 7. Muri iyo minsi 7 nta kintu kigeze kibaho. Yandikaho hejuru ibihe bisoza, yandikaho guhinda 7 kw'inkuba, nuko ashushanya ibihe bisoza ndetse n'ibisekuru, nuko agafresha akerekeza mu ibihe bisoza ari iburyo. Ariko bwa nyuma iminsi 7 irangiye haje ibihano. Harya mu minsi ya Nowa iyo baza kumenya ikimenyetso, iyo abantu bakiryagiye bamenye ikimenyetso cyari iki mbese? Ikimenyetso gikomeye ni ikihe? Imana yohereza hagati y'ibiremwa abantu n'umuhanuzi.
imana binyura muri biriya byanditswe twasomye mu kanya igaragaza ko yari imbeba ry'abantu, ariko ntabwo byari kuko atari imbabazi zoherejwe binyura mu muhanuzi, ariko bo nibifuza kumwizera. Imana ni inyembabazi, Imana yohereje imbabazi, ariko bo ntabwo bifuje kuzemera. Buri gihe Imana yohereza imbabazi zikabanza mbere, ashushanya inyenyeri ya Dawidi iburyo. Nuko munsi yandikaho ngo iyi mbabazi zoherezwa binyuriye mu muhanuzi. Mu gitabo cy'ibimenyetso nicyo gituma hariya yanditseho ngo Eliya na Mose wakira ubutumwa bwe yakira imbabazi. Rero ni nako bimeze muri kino gihe cya nyuma, aho umwuka wera arimo ahubuzimira ijambo, arimo asoza iri jambo. Iki nicyo gihe cyo kwakira imbabazi binyuriye muri buriya bukozi. Utarimo wakira buno bukozi bwa kino gihe cya nyuma ntiyambare nahajya, niko tujya tuvuga, ntabwo azagera mu biro byo kuvura inama. Kubw'iyo mpamvu ntabwo azahindurwa byoroshye cyane nka gutyo. Ese nk'iyo bo baza kumenya kiriya kimenyetso, icyo kimenyetso aricyo cyari cyo kimenyetso cy'imperuka, ariko birya iyo biba agakiza kari kuba gashohojwe. Rero mu by'ukuri urugi ntabwo wari ku rugero rwafunzwe, kuko muri buri gihe habaho igihe cyo kurangira kwa kirya gihembwe, kirya gihe aho Imana iba yafunguye icyo gihe kubw'ibintu runaka. Kuri no rugero ni imbabazi zari ziri hano. Hariya yandikaho ngo urugi iburyo. Umuntu umwe wenyine niwe wari uzi icyo kimenyetso, yari Nowa n'itsinda rye. Abo nibo bamwe rukumbi. Ubwo urwo rugi rwafungwaga, Nowa ntabwo yabimenye. Nowa ntiyari abizi yuko ari ryo herezo. Nibyo kuko ariko yari abizi, ariko gusa iyo baza kumenya ikimenyetso, nuko ashushanyaho ibisoza n'ibisekuru, yandika ngo ikimenyetso. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Nene data William hano akomeje atubwira. Rero kubw'iyo mpamvu Kristo Yesu ubwo yavugaga kuza kwa kabiri kwe, yavuze kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be, kandi abamarayika be ni ubukozi bw'imyera ibiri, aribwo bukozi bwa Eliya ndetse na Mose ku munsi w'imperuka, hagati y'ishyanga ryo munsi y'isezerano rishya ndetse na nyuma hagati y'ishyanga ryo mu isezerano rya kera ubwoko bw'Aburayi. Ubutumwa bwitwa ngo ukugarurwa kw'igiti cy'umugeni, ku rupapuro rwa 44 yaratubwira muri buno butumwa, garura buri kimenyetso, ikimenyetso cya Loti muri kino gihe cya nyuma. Ibyo twabivuzeho, uburyo kimarayika w'Uwiteka yambaye umubiri hagati y'abantu ndetse agatera ibitugu hariya, avuga ati Sara umugore wawe ari hehe? Mu ihema riri inyuma yawe nzakugenderera. Kandi Sara ubwo yahise aseka. Kuki Sara asetse? Sara yari mu ihema. Amen. Yesu yaravuze ngo ni nabyo bizaba mu kuza kwe. Yandika ngo hamwe na Eliya na Mose. Nuko hejuru yandika ngo Elohimu. Nuko hejuru yandikaho Elohimu, kimwe no mu minsi ya Loti ndetse no mu kuza k'umwami. Ni nabyo bimwe bisaba mu kuza kwe. Ubwo nibwo umucyo wa nimugoroba wo muri Malaki kane uzamurikira mu mwijima. Amen. Kugira ngo haza n'umucyo wa nimugoroba ku ijambo ryasezeranijwe ryateganyijwe, none ubutumwa bwa kane zaba ari ubuhe? Ese intumwa ya kane ni iyi, niyo kuzana umucyo ku ijambo ryateganyijwe rigomba kuza. Hari ikintu kigomba gukorwa, kuko Imana yarabivuze iti nzarigarura, niko yabivuze. Nuko izazana umucyo ku ijambo ryayo. Ashushanya inyenyeri ya Dawidi iburyo, ibumoso nicyo giha umucyo ijambo, ni umwuka wera. Nicyo gituma hariya yavuze ngo hakenewe umwuka wera kugira ngo ijambo rihabwe kubaho. Nibyo kuko mugabo hazaboneka umucyo nimugoroba. Ubwiza tuzahurira nabwo mu nzira, ubwiza buri mu nzira, mu nzira y'amazi y'umucyo wa none. Abapfuye arayandikaho umumarayika w'Uwiteka wambaye umubiri. Hari umwe nato William akomeje atubwira,
twebwe turi mu gihe cy'ubwiza kuruta ibindi bihe byose mu mubiri w'ibanga wa Kristo itorero ryayo, kugira ngo twakire tubone ukuza kwa Melikisedeki ari hagati mu itorero mu gisekuru cy'intebe igisekuru cy'ibere komeza imfuruka. Iki ni cyo gihembwe cy'ubwiza mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Aho ngaho niho Eliya azagaragarira, ndetse niho Mose azagaragarira, kimwe n'uko yagaragariye ku musozi wo guhindurirwaho ubwo yazamukaga ku musozi Yesu agahindurirwa imbere yabo, nuko muri buri ruhande rwa Yesu hakagaragara Eliya na Mose. Aho ngaho niho hantu hijwi rituje. Irya jwi rituje rizanira amahoro, ubugingo, umutima, umwuka n'ibitekerezo byacu n'ubuzima bwacu bwose. Mu butumwa bwitwa ngo Aburahamu ukiranuka aratubwira ati ku rupapuro rwa 26 mwumve haragira ati, nuko rero ni kuri wa munsi ubwo Aburahamu yari yicaye hanze mu mbuga. Rimwe na rimwe tujya dutekereza ko biriya bintu ari nk'imivumo. Oya, wowe niba uzi ko umutima wawe utameze neza imbere y'Imana, utitaye ku cyabaye, wowe ujya uguma muri yo. Aburahamu na Sara hari igihe cy'ubushyuhe, ndetse kandi bari bamaze kubona ibyo bari bakeneye umwanya n'ibindi. Aburahamu rero umunsi umwe yari yicaye munsi y'igiti cy'inganzamarumbu nk'uko bijya bigenda mu gicamunsi, mu gice cya 16 mu itangiriro 18 mu itangiriro, Imana yari hejuru y'iriya Sodoma n'i Gomora, kimwe n'uko iyi meze imbere y'isi ya none. Iyi si ikora amabi, uko niko yari agiye kumanuka kugira ngo aharimbure. Hari iburyo yandikaho ngo Elohim, Miguel, Mikayeli na Gaburiyeli. Nuko rero yari aje gutanga ikimenyetso cy'uko yari agiye kurimburwa. Aburahamu yari yicaye harya mu mbuga, nuko yitegereje aho n'abagabo 3 bamuganagaho barimo baza bagana aho yari ari. Nuko yiruka basanganira, aravuga ati, mwami wanjye, databuja. Murebe harya hari uwigeze agerageza kunsobanurira yuko ari ukuvuga ngo data, umwana n'umwuka wera biri. Ibyo ni ikinyoma. Ntabwo yigeze avuga ati ba databuja, ahubwo yaravuze ati databuja. Yandika ngo Aburahamu aravuga ngo rero aho anandika ngo urugero rwa Eliya, Mose na Yesu, imyera ibiri na Mesiya. Rero mwebwe murumva hano yuko Reverend William Branham yaraje, haza na Dr. William Santiago muri kino gihe cya nyuma. Ni umwami, ni databuja, ni Elohim hamwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Ni ukuvuga ngo byose bihurira muri umwe. Ijwi rirenga, ijwi ry'umumarayika ukomeye n'ijwi ry'imanda y'Imana ikomeye, byoroshye cyane nka gutyo. Loti, barya ababwiriza babiri baje hariya, ababwiriza butumwa babiri baje hariya, ntabwo ari mu nyuguti nkuru, ahubwo ari mu nyuguti ntoya. Ba databuja bari baje hariya kuko yo Loti yari yarayobye inzira. Nuko aravuga ati ba databuja, yandikaho ngo Loti aravuga ngo, ariko Aburahamu yahuye nabo 3 aravuga ati databuja mu nyuguti nkuru. Elohim, databuja Elohim, 3 bari hariya, ariko avuga umwe databuja. Mwumva uburyo kibi ari iby'ingenzi arimo atubwira hano. 3 bari bamuhagaze hari imbere, aravuga ati databuja umwe. Ntabwo avuze ba databuja, bose yabahurije muri umwe wenyine. Data, umwana n'umwuka wera, umwe wenyine. Rero ndagira ngo murebe hano mu butumwa nanone bwitwa ngo imyitwarire myiza n'inyigisho na gahunda. Hano ni muri tomu ya 12 muri kino gitabo ku rupapuro rwa 331. Aragira ati, kandi iyi mico mito mito yose izazimira ubwo hazaza, yandika ngo izuba. Uriya Kristo ukomeye usizwe uturuka mu ijuru, aje aturutse iburengerazuba agana iburasirazuba, yandika ngo Isirayeli, Amerika. Nuko ashanyaho ibihe bisoza n'ibisekuru, nuko ashanyaho n'inyenyeri ntonto muri buri gisekuru. Mu ibihe bisoza ashanya inyenyeri ya Dawidi. Nuko yandikaho munsi ngo ibyahishuwe. Nuko yanditse ngo iburasirazuba Isirayeli, nuko yandikaho iburengerazuba Amerika baratini. Akomeje murareba
mu byanditswe hano munsi gato, ariko we ntabwo azaba ari hano ku isi. Mesiya ntabwo azaba ari ku isi kugeza ubwo ingoma y'imyaka 1000 yimitswe. Murumva uko twebwe itorero tuzazamurwa kugira ngo dusanganire umwami mu kirere. Ashushanya ibumoso inyenyeri ya Dawidi. Ntabwo aje ku isi, ahubwo we azamura umugeni we, yandikaho ibyashuwe 4:1. Rero aha ndagira mwumve neza, ibi ngibi nibyo dusanga mu gitabo cy'imirongo, hahandi aho yavuze ngo azatuma abamarayika be. Ntabwo ari aba hano hasi muri kurya mugabane, reka tushaka aha ngaha. Ntabwo ari abaha hasi ku rupapuro rw'143 igika. Reka turebe hano 141 urupapuro rw'141 12:60 aravuga ati murebe ku murongo wa 41 Matayo 13. Ibyo byombi biri bugufi mu minsi y'imperuka kugeza ubwo batabikoze. Ntabwo ashobora kwiyishingikiriza ku idini runaka ngo abatandukanye. Navuga Methodiste, Abatista, Abapanekoti kugira abatandukanye. Urumva no gukora umurimo ari wo wakorewe utarakorewe mu bisekuru. Yavuze yuko atumye abamarayika be kugira ngo abatandukanye. Umumarayika azana gutandukanya, ukujonjora hagati y'icyiza n'ikibi. Ntawe ushobora gukora ibyo uretse gusa marayika w'umwami. Uwo ni we marayika w'umwami Yesu Kristo, ni we atumye. Mwumva uburyo ki yagiye atuma buri mesaje. Marayika w'umwami atuma buri mesaje muri buri gisekuru n'umugabane ujyanye na buri gisekuru. Harya muri Paulo, Irene, Martin, Colombo, Luther, Wesley, Reverend Branham, ndetse yatumye na marayika we hariya muri kurya kwigaragaza kwa Dr. William Santiago. Ariko mwitegereje muri kino gihe cya nyuma, we atumye marayika we umwuka wera kugira ngo akore ubukozi bwa Mose na Eliya, ndetse kugira ngo asohoze ko gutandukanya ko kujonjora. None ibyo bibera he? Ntabwo ari hano munsi nikavuga hano. Aravuga ati uwo ni uza uvuga icy'ukuri n'ikitari cy'ukuri. Muri buri gisekuru habaga buri mesaje ari we hamwe n'ijwi rye n'ubutumwa bwe. Yajyaga ahuriza hamwe intore z'icyo gisekuru. Kabone n'ubwo wenda hari umugabane muto yabaga ahagarariye cyangwa se ashushanya ibyo gukora uko gutandukanye ko kujonjora, kuko muri icyo gisekuru ni wonyine abana b'Imana bazumva ijwi ry'Imana binyure muri uwo mesaje. Rero aho ngaho kuko ari uko byabaga bimeze, byashushanyaga ibizaba muri kino gihe cya nyuma ubwo bizasozwa mu mwuzuro wose, akaba gutandukanya ukujonjorwa. Imana yavuze ko izatuma abamarayika bayo mu gihe cya nyuma. Ntabwo ari abamarayika ba hano, urumva, ntabwo ari aba hano mu bisekuru, ahubwo ni abamarayika bo mu gihe cya nyuma. Igihe cya nyuma ni iki? N'igisekuru kibere kumeze mfuruka, nuko bazabahuriza hamwe. Urumva nabo bazaba barimo bahuriza hamwe intore. Turabizi ko iki ari cyo gihe cyo kuza kwisarura, kubera ko azaba ari mu gisekuru cyo hejuru, mu gisekuru kibere kumeze mfuruka, ntabwo ari mu bisekuru bya ku isi. Rero marayika bisobanuye mesaje intumwa. Rero tubona ko ari wa mesaje 7 b'ibisekuru b'amatora 7, ariko si hano mu bisekuru. Yandika aho ngo mu gutandukanya azatuma abamarayika be Mose na Eliya no guhurizwa hamwe ndetse no gusarura. Nuko hari iburyo niho yashushanyije hariya ku gika kigana hasi, ashushanyaho piramide 2 cyangwa 3, ndetse ashushanyaho mu gice cy'ibisekuru, ashushanyaho umugabane w'igice cy'ibisekuru. Inatabura nama akomeje atubwira hano kuko twebwe itorero tuzazamurwa mu ijuru gusanganira umwami. Porque es una edad celestial, la edad de la piedra angular. Ntabwo ashe hano mu bisekuru bya kwise mu bisekuru cyo mu ijuru, gisekuru kibiri ko bisimfuka aho ni haje. Wazamura umugeni we, yandika iburyo ibyashuye 4 were ku murongo wa mbere. We afata urwego, mwebwe murabizi nka cyagihe wa murimo witwa ngo ukireho, ubwo umugabo yashyiraga urwego kuri bariko y'inzu Romeo na Juliet, azamuka kuri uru rwego kugira ngo ajye kwiba umugeni we. Yandikaho ngo urwego rw'iyerekwa rya Yakobo. Mu gitabo cy'imirongo hari ahantu havuga ngo hari umuntu wateye urwo rwego, yandikaho ngo ni Mose na Eliya. Mu gitabo cy'imirongo yandikaho ahora él está descendiendo por la escalera de Jacob. Yazamukaga ku rwego rwa Yakobo, aravuga ati mukundwa, yaramamurembuza. Branham niko yabigenjeje atyo. Aravuga ati mukunzi, umwanditsi yanditseho pa na sasa eta. Urumva nibyo Branham yakoze. Ndibwira ko we yabikoze ashyiraho ari amaso hariya. Iyo umuntu ahamagara umuntu amurembuza kugira ngo mwumve,
sheri ngwino tugende. mwene data Branham akomeje avuga ati nuko azamuka kujya kumusanganira ashanye birisoza n'ibisekuru. mwene data yarambajije, n'umwanditsi hano wavugaga, mwene data Branham, ese uriya barya abantu bari bakikije Yohana Umubatiza bifuzaga kumwita Mesiya? njyewe nigeze kukumva uvuga igihe kimwe yuko abayahudi batekereza ko Mesiya ari Imana. hariya mu dukuru umwanditsi yandikamo, uruvo yari umwanditsi kuri kiriya kibazo yabajije. mwene Branham aravuga ati uvuze ngo iki? harya abantu niko babivuga mu dukubo. abantu baravuga bati avuze ko barya abantu bari bakikije Yohana batekerezaga ko yari we Mesiya Kristo. nanjye nakumvishije ubivuga igihe kimwe yuko Mesiya azaba ari Imana ku Bayahudi. mwene Branham aravuga ati yego mugabo, ibyo niko biri Rabi. yongera kuvuga ni byiza, Yohana yarabacyashye avuga ko we atari we Mesiya ndetse kandi ko Kristo yari agiye kuza. mwene Branham avuga ati yego. akomeza avuga mwene data, ariko se abigishwa ntibitaga Yesu umwami ndetse akabibemerera akababwira ati mwebwe munyita umwami kandi niko ndi. nuko yandikaho hejuru y'umwami cyangwa se umutware yandikaho Elohim. mwene data Branham avuga ati yego. mwene data akomeza avuga ati muri Yohana 13 uriya murimo utangiye, hari Branham aravuga ati yego. ese yarabibemereye? akomeza avuga ati mwene data akomeza avuga ati ese ni gute umwami yabyibemereye? Branham aravuga ati yego yarabibemereye. mwene data avuga ati yarabyemeye. mwene data Branham aravuga ati ariko mwumve, Yesu mu kuba ari umutware databuja, ubwo bamubazaga ko yari we, yarabasubiza ati yego ni njye mutware wanyu nkaba umwigisha wanyu. mwebwe nuko munyita kandi uko niko biri kuko ariko ndi. murumva uburyo ki Yesu mu mvugo yeheruye yajyaga ababwira, ariko mwareba ba bandi bari bagiye kumwakira, kuko benshi yarababwiraga ati ntimugire uwo mubibwira ko ndi Kristo. urumva niba bandi gusa bamwakiraga nibo yabyemereraga. hari abayobozi baje bamubaza bati tubwire niba ari Kristo ureke kutubuza umutekano mu mutima. aravuga ati nk'uko mubivuze niko biri. mwumve ntabwo bamubazaga kugira ngo bizere ko Yesu, bamubazaga kugira ngo mucireho iteka. mwumve impamvu babazaga. ariko murareba ko muri kino gihe cya nyuma mu gusora kwa Elohimu, ko kugenurwa na Elohimu ku rubyaro nyakuri rwa Aburahamu, nanone we yaravuze ndetse ashobora kuba yabivuga ati yego nibyo kuko ndi umutware wanyu nkabona umwigisha wanyu. noneho ndagira mu byumve neza hano, we afite ubwo butware bwo kubikora no kubivuga, haba mu kuza kwa mbere no mu kuza kwa kabiri. aravuga ati ariko habaga hatari haboneka ikindi kiremwa muntu gibasha gukora nk'ibyo. mwene data Branham asoza avuga ati ese niki navuga kuri ibyo? ni umwami mu kuza kwe ashobora kuba yavuga ayo magambo. noneho Dr. William Santiago akomeje avuga ati rero kubw'iyo mpamvu buri munsi tujye tugundira cyane marayika w'isezerano, kuko aho ni Imana izaba ituye niho Melkisedeki azaba atuye mu mubiri we, ndetse no mu mubiri wa kimarayika witwa umwuka wera, arimo avugisha itorero rye n'ijwi rimeze nk'intare y'umuryango wa Yuda. nuko guhinda kurindwi ko kumvikanisha amajwi yabo. mu byahishwe 11 hagaragara ubwokozi bw'imyera ibiri nk'uko byasezeranijwe muri Zakariya 4:11 uvuye kuza kwa 14. ibyo byose birebana no mu gisekuru cy'ibiri kumeze imfuruka. rero kubw'iyo mpamvu ba bandi bazaba bari mu gisekuru cy'ibiri kumeze imfuruka bazaba barimo bumva ijwi rituje ryari ryumviswe n'umuhanuzi Eliya ku musozi Sinayi, ku musozi Horeb. murebe aho Melkisedeki azaba ari mu mubiri we
wa kimarayika, urumva hamwe n'umwuka wera arimo avugisha itorero rye mw'intara y'umuryango wa Yuda. Ni mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka. Ntabwo ibyo byabereye mu gihe cya Dr. William Santiago, nta nubwo byabereye mu gihe cya Reverend William Branham, kuko harya na bugingo nubwo yari agiye ari nk'umwana w'intama w'Imana arimo asoza umurimo wo muri dispensation y'ubuntu. Muri kino gihe cya nyuma ni Melkisedeki, umwami w'Salemu, umwami w'amahoro, Elohimu, umwami mutware, umwigisha, ari hagati y'itorero. Imbere gato muri buno butumwa aravuga Dr. William Santiago, twebwe twifuza cyane, dufite amashyushyu yuko hasozwa kuzuza itorero. Ari byo turimo dukorera kugira ngo ubutumwa bugere mu mahanga atandukanye. Ikiruta byose muri Amerika baratini n'ibirwa bya Karayibe, ari wo mugabane wabonye umugisha wa nyuma, ariko ukomeye muri byose ni uguhamagarwa ko mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka ari hajyanye no mu kwigaragaza kwa Melkisedeki, umwami w'amahoro, umwami wo gukiranuka muri kino gihe cya nyuma. Murumva aho ni hajyanye nuko kwigaragaza he muri Amerika baratini n'ibirwa bya Karayibe mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka muri dispensation y'ubwami. Dr. William Santiago akomeje atubwira ati hasezeranijwe ko hazaba kwigaragaza mu mwuzuro ko gusora kwerekwa ry'ihema, ibyitwa ugukura kwa gatatu, ari uko kuzigaragariza hagati y'ishyanga ryo mu isezerano rishya. Ahazaba hari Melkisedeki, umwuka wera arimo yigaragaza, marayika w'isezerano hagati y'itorero, ndetse aho ngaho niho tuzahererwa kwizera kuduhesha guhindurwa ndetse no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Ni hehe Melkisedeki muri kino gihe cya nyuma? Ari ni mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral. N'amakorera iki hagati y'abantu, arimo abaha kwizera ko guhindurwa ndetse no kuzamurwa ku rubyaro rw'ibwami rw'Aburahamu. Byoroshye cyane nka gutyo. Muri uyu mutwe w'isomo dufite uyu munsi wa none, ukugendererwa na Elohimu, agenderera urubyaro rw'Aburahamu n'intego y'uko kugendererwa. Muri uyu mutwe w'isomo tumaze kwiyumvira ngo Elohimu ninde, tumaze kwibonera ngo urubyaro rwa Aburahamu ni bande, tumaze kubona intego yo kugendererwa nawe, ukugendererwa nawe muri kino gihe cya nyuma, agenderera urubyaro rwa Aburahamu. Duhaguruke nuko duhere ko dusigana hamwe natwe mwene data ukundwa Kamishuti Dr. William Soto Santiago.